kuba ahantu hari umujyi nibwo bwa mbere ndumva nshobora kuba nanageze n'i Kigali kumbwira rero tuwarete nari menyereye byari ikibazo nuko rero naje gusaba ko banyereka ahantu hari ubwiherero batinjiramo hariya ninjiyemo nkinguye mbona amakaro hasi arashashe ariko nkabona nta mwobo uhari subira inyuma ndaga nti toilette nayibuze umudamu wari urimo sinzi niba agikora muri Croix Rouge twa turi muri Croix Rouge yarayipfa Kacyiru niho twacumbikaga tukasana mu nama muri Serena ariko byatumye nanone nabwo ako kantu karanyigishije. Yes, nje nitwa Kenny, iyi ni Afro Kivu TV online. Agakanya tugiye kwakira umushyitsi twatumiye kuri zino kamera zacu za Afro Kivu TV online. Ni umunyamakuru, ni umunyarwanda, akora yanyuze ku bitangazamakuru byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ibyo ngibyo niwe uza kuza kubigarukaho mu bibazo tugenda tumubaza. Yitwa Nyirimana Leonce. Ndagira ngo ntucikwe, ntibagirwa gukora subscribe, comment and share. Yes, amakuru musore. Biraho cyane. Ndabona umeze neza. Nari urebye. Arashize iminsi myinshi. Afro Kivu turaburanye. Afro Kivu ari kubibona. Muri mu kazi kose mwebwe. Abantu bakore like, subscribe, share and comment. Yeah. None se ibintu bimeze bite muri iyi minsi? Usibye nyine kuba umuntu ari guhangana na COVID-19 yubahiriza gushyira agapfukamunwa, gukaraba intoki, guhana intera na mugenzi wawe, ibindi byose busanzwe biraho tu n'akazi karakomeje nta kibazo. Leonce rero twagiye tukumenya wakoze wanyuze kuri RBA yuca kuri Radio Maria ubu ngubu ugeze kuri Radio wize kuri imwe muri kaminuza zikomeye hano mu Rwanda kandi wize ishami ry'itangazamakuru. Kuri kino gihe wowe ubwo dutangiriye mu itangazamakuru ntabwo turajya mu buzima bwawe. Kuri kino gihe ubona itangazamakuru rihagaze bitewe n'ukompanyi n'ibindi bihe byagiye bishira. Byanga byakunda hari itandukaniro riri hagati y'itangazamakuru ry'uyu munsi ndetse n'erishize. Kuko byanga byakunda itangazamakuru ry'ubu ngubu riri digital cyane, riri kujyana n'iterambere kurusha uko byari bimeze mbere. Kuko mbere buriya nk'icyakwereka ikitwa rekoda umunyamakuru yajyanaga kugira ngo ajye kuri coding inkuru wabaga ari umuzigo yikoreye kugira atangire gukora inkuru byamusabaga gutura umuzigo akabanza karuhuka. Ariko ubu ngubu iterambere ryarabyoroheje, ushobora gufata ga smartphone, ushobora gufata kandi kantu kari gukora urasi runaka ukanyerwa gukora akazi kawe kagaruka. Ushobora no gukorera kuri tele inkuru ukayikorera kuri tele ukayiransuriye bikaba birarangiye. Ariko kera hari inkuru yaraburaga wenda ntago twanyuramo ukuntu amayera yagiye atandukana yagiye asimburana yitangazamakuru mu bijyanye n'imirikodingire, gukata amajwi. Hariho n'igihe bakataga ugasanga iryo urukeneye n'iryo ukase ugasanga akagozi wagaciye kurigarura n'igishoro. Urugero uzumva indirimbo za Karahanyuze kubera kuzirikodinga live ako kanya hari aho byapfaga ntibasubiremo bagakata kumva ahantu bicikiye niba bicikiye muri rofure bagahita bataka igitero ugasanga naho ngaho bigendeye. Nyirimana Leonce rero tugarutse yende kugira ngo ugire mu itangazamakuru aka kanya ubuhagaze aha ngaha kuri waranyuze ku bitangazamakuru byinshi cyane bikomeye. Ubu nahagaze kuri zino kamera zacu za Afro Kivu TV online. Ubuzima bwawe wize hehe? Reka yenda dutangira ku bintu byo kwiga. Wize hehe kugeza ubu ngubu hagaze gute? Amashuri abanza primaire nayize ahitwa Ikansana niho nayize. Hanyuma tronc commun na supérieur nabyo mbyiga muri groupe scolaire Sainte Thérèse nayo iri Ikansana. Hanyuma kaminuza nayize muri kaminuza Gatolika y'Ikabgayi nigamo itangazamakuru n'itumanaho ariko agashami k'itangazamakuru. Hanyuma amaradiyo nagiye nkoraho byanga byakunda uno mwuga nawinjiyemo 2017 nkigera muri kaminuza Gatolika y'Ikabgayi Seka niho natangiye gukora kuri Radio Maria. Nyuma gato Radio Maria yaje kwimukiza mu mujyi wa Kigali ntitwakomezanya ntangira kuza gukora gake kuri Huguka hari gitaramo nkajya njyayo bantumiye mu gitaramo nkajya gutarama n'umutaramyi yitwa Munyantore François naho narahakoze. Hanyuma nyuma yaho naje gukora kwimenyereza umwuga nyine mu bijyanye n'amasomo muri RBA mpakora amezi 2 n'igice. Nyuma yaho nibwo ubu ngubu ndi gukora kuri City Radio
nk'umunyamakuru wabigize umwuga aho nkora mu ishami ry'itangazamakuru nkaba mvuga amakuru kuri stage abantu benshi iri jwi bakunda kuryumva. Leonce Nyirimana bayinjiye mu itangazamakuru ko hari ibintu byinshi cyane byo kwiga bici bigaga guteka kubaka n'ibindi bintu kubera cyo wari byo bintu wahisemo. Ubundi hari ibintu bibiri nakuze numva nkunda. Nkirangiza secondaire ubundi nabonye buruse yo kujya kwiga mu mategeko muri kaminuza y'u Rwanda ntibyakunda nahize mu minsi mike yamvamo nibwo kuza kuba noneho niba amategeko ntayize reka nje mu itangazamakuru. Ku ishuri bana ari umunyamakuru nkajya mvuga amakuru ya sport sometime muri classe abanyeshuri nkabasetsa ibintu biri aho ngaho batari ko wazize itangazamakuru kubikunda. Ariko giye numvaga nakundaga uburyo abajaji bambara abantu bo mu rukiko ku buryo bambarira imyambaro ariko nkumva nziga n'itangazamakuru kuko n'amanota amaze gusohoka ya secondaire amanota nabonye napurange kujya muri kaminuza y'u Rwanda napurange nsaba ko nakiga amategeko bidakunze rero ndavuga nti ni hahandi ubwo bidakunze noneho ndavuga nti reka niga itangazamakuru nabyo byagunda nuko ngo itangazamakuru ryaje ari nk'amahitamo yawe ya kabiri yari ya kabiri ku mundi kintu cyambere numvaga ashaka kwiga amategeko ukaduca imanza tu ura nanga umuntu urenganya undi kabone niyo watwara umuntu ikanya nje nabikuziza wayigaruza nanga umuntu urenganya undi cyane buriya niyo ndi gukora nk'inkuru hano hanze kuri tere nkahura wenda n'aba bantu wenda baba baraciwe imanza ntizikemuke mba numva mbabaye cyane uwo muntu mufasha ntitaye ku munaniro mfite bari ufite amagambo karishye ntabwo karishye bundi nuko kuganira guhari Nyirimana ugenda utegura inkuru nyinshi inkuru ushobora kuba warateguye ndakeka imyaka 3 hafi igiye ku 4 umaze muri bino bintu by'itangazamakuru inkuru waba warateguye ku buryo uvuga uti byiburi iyi nkuru iranejeje ni isi nkuru yari mezite yari kubiyemo ibiki yari irimo bande ibintu nk'ibyo nakoze cyane nagiye nkora inkuru nyinshi ariko iyo nibuka inzamo bura wenda nubwo mvuga amakuru kuri radio ariko bura hari ikintu kimwe nkunda ikintu kijyanye n'umuco ibintu bijyanye n'umuco nibyo nkunda cyane burandi umutaramyi ubutaha nugaruka inza zatangira mu buryo turi gutarama ubwo turaganira ku buryo busanzwe ndi muri RBA ndi muri stage nakoze inkuru yerekana igisabo kiba ku mugamba batware bagiye bagitwara mu bishingizwa yo umukobwa yashingiwe cyangwa se mu gihe cy'ubukwe nagikoze ngaragaza akamaro kacyo hariho abantu babona igisabo bakagera bakibahereye kuza kugitaka muri saro cyangwa se kugishyira ahandi hantu kugira bazajya bifotoza iriya nkuru nge nayikoze ndagenda ngikabuga nganira n'abakecuru bahari nganira na Maria Yohana baramuzi umutoza w'intore mu itorero ry'igihugu rukerereza nganira na Nsanzabera nawe ni umwanditsi ku mateka y'u Rwanda tugaragaza igisabo cyo kimaze tugaragaza akamaro kacyo mu muco nyarwanda iyo nkuru ndumva ariyo nakoze n'uwari wayintumye umuyobozi wari wayintumye kuri RBA yaravuze ati kabisa iyi nkuru ni nziza uzakomereza aho ngaho iyo nkuru niyo nakoze numva nanjye ranshimishije n'ubu ndacyayifite ahantu ibitse nge nicara nkayireba nkavuga nti kweri iyi niyo nkuru nakoze yari inkuru yari amashusho yaramajwe nta amashusho kabisa ubu wiryamanye iyi nkuru ndayiryamanye ushaka nzayiguha ukuzazana kamera zacu ahangaha kabisa ukabasha kuba wayitwereka Nyirimana Leonce atunyuriyemo muri make ko ntago umuntu yasubiramo ibintu byose ngo tuzarangiza interview ariko tujye kugaruka hari mu minsi ishize hari umunyamakuru umwe mukorana yari arimo akora niba narabikurikiranye neza uranyunganira yari arimo avuga ati ahamagara abantu bo mu ntara zigiye zitandukanye b'abanyamakuru bagenzi banyu babaza ati aho ngaho tukigera i Kigali ni kintu cyakuzahaje tukigera i Kigali iki cyakuzonze bamwe bagenda bavuga ati nuko namaze imyaka atamasaha mu muhanda nananiwe kwambuka mbona imodoka ari nyinshi wowe akugezeho watunguye abantu benshi cyane barasakanukana nandirembiye cyane buraka ati umuntu w'umunyamakuru utinyutse kuvuga ibi bintu nta kintu yabaye nkawe
aho wavuze uti nyine ngiye gukotinga aho gato ariko wowe nyiri bwite kubera ko tukufite uraza guhita ubidusobanurira ngo wagiye kuri toilette ngo sinzi inama mwari muri mu ubwo nabyo uri bubigarukeho ngo ubura ahantu toilette iri kandi wahageze kandi warayibonaga ubu n'ahantu toilette za kizungu ziba zira abantu benshi barabizi ukuntu ziba zubakitse wowe byagenze gute ofete ubundi muri ino minsi abantu harimo abantu bihagararaho ugasanga umuntu amaze nk'icyumweru mu mujyi wa Kigali iwabo ni Nyabinoni cyangwa se ni Nyabitekeri cyangwa ni Tunduti ugasanga yigize ka mujyi nyine nkuko nyine rumva ni Celestin na Kerema bari mu munsi ukeye mu kiganiro barahamagara bati niki cyakujennye rero mbere yuko nkomeza mu bwana bwanje nakomeje kubaho ndi umuntu ukunda kuba ibintu byose ndaho hafi yabo mbifite ibintu byose mbimenye niko rero haje kubaho inama y'igihugu y'abana buri murenge hakajya bohereza umwana umwe mu mirenge rero igize igihugu cy'u Rwanda kari 416 mu murenge w'iwacu ari wo Bagashanza ubu ngubu nige bohereje mu nama mu migenda nkinga ariko umugendo wa mbere urumva mu cyare fiyo ngiyo byanga byakunda ziratwete zo mu nyubako akenshi zikunda kuba ahantu hari umujyi nibwo bwa mbere ndumva nshobora kuba nanageze ni Kigali kumbwira rero toilette nari menyereye byari ikibazo nuko rero naje gusaba ko banyereka ahantu hari ubwiherero batinjiramo hariya ninjiyemo nkinguye mbona amakaro hasi arashashe ariko nkabona nta mwobo uhari subira inyuma ndaga nti toilette nayibuze umudamu wari urimo sinzi niba gikora muri Croix Rouge twa turi muri Croix Rouge yarayipfa Kacyiru niho twacumbikaga tukasana mu nama muri Serena ariko byatumye nanone nabwo ko kantu karanyigishije urumva naramubwiye ni toilette ntago nzi kuyibona arongera arayinyereka ndamubwira ni iyi ntago ari toilette arambwira ati iyi ni toilette ndayikoresha niga n'uburyo bayikoresha ku bukeye bwaho ariko numvaga ari njye nyine muri no misose bavuga ngo nukumena ibishyimbo numvaga ari njye bamenye ibishyimbo nyine twaje kuri Serena ariko benshi nibo bamenye ibishyimbo nicara ndi guseka naye natangiye kuba kamugi ndi niba magana mwitonde mbere kukuntu bikora ntago ariko urumva ko ako kantu kabayeho ntago nabivuze kubera ko hari ikindi kintu kandi ntago ari byiza kwihagararaho yego byavuze nta pfunwe bigutera yenda ku buryo kuki wahisemo kubikira ku mugaragaro kandi ibyo bintu ntago wahise uvuga ati se ntago watekereje ati societe iramutse ifasha ukundi societe nta kuntu yamfasha kuko nabo barabizi ubutaravukiye mu mujyi yavukiye mu cyaro kandi icyaro twese ntago ariko ntago ariko abantu bose baba basirimu none se niba umuntu akubwira ati niko gameneje Kigali ushobora no kuza Kigali muri bene wanyu ugasanga batuye rwa Rutabura kandi rwa Rutabura nta toilette uzasanga imeze nk'iyo wabona kwa Makuza cyangwa se iyo wabona muri Beka cyangwa iyo wabona hano muri Dorona House ushobora gusanga batuye Gasanze cyangwa batuye inyumiriya ku Kimoteri Nduba nabo the same toilette nk'iyo suzi wanyu ariko se nuza hano mu mujyi muri gare urahasanga toilette imwe niyo rwa Rutabura ni ibintu bibiri bitandukanye ikizira rero societe ukinyumva izanyumva uko nguko cyewe icyo ndetse nuko navugishije ukuri kwanjye kandi navukiye mu cyaro simbipinga sinanabihamya simbihakana iwacu ni mu cyaro ubwo rero ibyo byagombaga kumva nk'umuntu uvuye mu cyaro byari nk'itegeko ko bikubaho buriya mu itangazamakuru bavuga ko inkuru ntago ari uko imbwa yariye umuntu ahubwo inkuru nuko umuntu yariye imbwa